Yes, umugoroba mwiza nshuti bakundwa mukurikiye Yana Media. Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza, umugisha mwinshi ku Mana, kandi turizera ko mumeze neza. Nawe utameze neza, komeza ugire kwizera. Umwami twizeye ni umunyamaboko, afite imbaraga zo kukugirira neza, zo kugukiza, zo kugukura aho wicaye akakugeza ku rundi rwego. Komeza ugire kwizera, natwe turagusengeye mu izina rya Yesu. Wakira imbaraga zidasanzwe, wakira urufunguzo rwawe mu buryo budasanzwe, kugira ngo ukingure, winjire, ugere aho Imana yagusezeranije. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'uyu mugoroba uduhaye, k'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo twongere twumve ijambo ryawe. Urakoze kumurikira intambwe zacu, ukatwambika imbaraga, ukadushoboza, kandi ukaduha kumva no kwakira ubu butumwa bwiza. Izina ryawe nirishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Ikiganiro n'isobanuro y'ibihishwe nk'ibisanzwe ngenda ukibagezaho, kandi dukomeze kungurane, twigishanye, kuko Yesu yaravuze ngo nitubwirize ubutumwa bwiza kandi twigishe ubutumwa bwiza. Hariho itandukaniro hagati yo kubwiriza no kwigisha. Tubwiriza iyo turi mu buryo bw'ibiterane, duhamagarira abantu kwa Yesu, twigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo bwo kwihana ibyaha no kwakira agakiza. Icyo gihe tuba turimo turabwiriza muri ubwo buryo. Ariko iyo bigeze umuntu wamaze kwakira agakiza, umuntu wamaze kwemera Kristo, haba hakurikiyeho step yo kwiga. Aba akeneye kwigishwa kugira ngo akomeze akure. Kuko ubwirije umuntu akihana, yarangiza ukamurekera aho ngaho, ntumwigishe, ntabwo akura mu buryo bwo mu mwuka. Ariko iyo umuntu amaze kwakira agakiza, yakiriye Kristo, aba akeneye kwigishwa kugira ngo akure, akomeze akure. Kuko Imana idusaba ko tugomba gukura, tugahinduka, tugenda duhinduka kugera ku kigero cya Kristo, kugera ubwo Kristo azaza kutujyana, dukomeza gukura. Bibiliya iratubwira ngo tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Nta kindi kintu gituma twinjira aho hantu, ni uko dukomeza kwiga ibyanditswe byera. Na Kristo yageraga igihe amaze kubwiriza, noneho mu gihe ari kumwe n'intumwa ze, akicara akabigisha, bakicara bakiga, kandi bahorana nawe, akabigisha, akababwira ati ibi byashaka kuvuga ibi, nimukora gutya bizagenda gutya, nimusenga gutya abazimu nibwo bazagenda, abadayimoni bazagenda, kubera ko mwiyirije. Bisaba izindi mbaraga, bisaba kuba mu yandi mavuta. Akabigisha uburyo umurimo ukorwa, bakiga, bakicara bakiga. Mu gitondo bakajya kubwiriza, ariko nimugoroba bakajya mu classe bakiga. Bene data, ni ukuri tugira umwete wo kwiga ijambo ry'Imana, dusome ibyanditswe byera, dushakishe, dusenge, twuzure umwuka wera, tugire amavuta adasanzwe, nibwo tuzakomeza gukura. Kugwingira ni ikintu kibi cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tujyane rero, uyu munsi nabateguriye ku topike imwe ivuga ku mpano yo kuvuga indimi nshya. Bibiliya irayivuga. Ahantu tubona iri jambo bwa mbere ni mu Byakozwe n'Intumwa, ibice 2 ku murongo wa mbere ugera no ku wa 4, ku munsi wa Pentekote. Biravuga ngo bose buzura umwuka wera, haboneka indimi zigabanije, ururimi rujya kuri buri wese, bavuga indimi nshya nk'uko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Iyi mpano yo kuvuga indimi nshya niyo nifuje ko tuganira uyu mugoroba. Iyo dusomye isezerano rya kera, biriya bitabo byose by'isezerano rya kera, iyo tubisomye, nta muntu n'umwe wigeze avuga ururimi rushya. Kuva ku batubanjirije muri ibi byo kwizera,
haba Aburahamu sokuruza wo kwizera ntabwo yigeze avuga ururimi rushya. Nowa nta rurimi rushya yavuze. Iyi mpano y'ururimi rushya yazanye na Kristo. Yavuzwe, abizera bagize experience, bagize kuvuga iyi mpano yo kuvuga indimi nshya. Ni umwihariko, haleluya, w'isezerano ritangwa na Kristo. Haleluya. Ni impano yabonetse n'intumwa ziri kumwe na Yesu ntabwo zigeze zivuga indimi nshya, ahubwo amaze kugenda ababwira ngo bajye Yerusalemu bategereze ibyo data yasezeranije. Mu gihe bari mu cyumba uwo munsi baratunguwe, biravuga ngo baratunguwe, batungurwa n'umuriri, batungurwa, haleluya, bavuga indimi nshya ngo ndetse ziza zimeze nk'ibirimi by'umuriro kuri buri wese, ngo urebesheje amaso wabonaga buri wese afite umuriro hejuru yiwe, ngo ariko ngo baravuga ngo bavuga indimi nshya. Imana yacu nishimwe. Iyi mpano ni impano y'abizera bo mu isezerano rishya, ni umwihariko wazanywe n'Umwuka Wera. Kandi uwo munsi Petero yarahanuye aravuga ngo iyi mpano ni isezerano ryacu n'abandi bose bazizera Umwami Imana, bazizera Kristo ko yapfuye akabambwa akazuka ku bwabo, bakamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo, bagakingura umutima wabo, iyi mpano bazayihabwa. Petero yarabihanuye ko ari isezerano ryacu n'abazizera Umwami Imana, abazizera amaraso y'Umwana w'Imana, abazakira Kristo nabo bazahabwa iyi mpano. Rero ni isezerano, it's our promise, it's our legacy. Ugomba, niba ari ibyawe ugomba kubyakira mu izina rya Yesu. Aha rero umukristo wizera Kristo akizera ibyanditswe byera, agomba kumenya ko uyu ari umurage we, akinjira mu mavuta akabishaka kugeza bihawe. Nge niko mbyumva. Rero ibyanditswe bivuga kuri iyi mpano. Niba ushaka gusoma ugenda usome ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 4, usome urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto ibice 12, usome umurongo wa 14, usome Mariko 16 umurongo wa 17. Rero aha nahakwereka ko ni impano yawe, ni umurage wawe, ugenda ubisome. Noneho cyane mumenye ko Kristo ubwe yaravuze ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera. Mu bimenyetso bizagendana n'abizera harimo no kuvuga indimi nshya. Mumenye ko Kristo nawe yemera ko ibishoboka ko izi ndimi abantu bazivuga. Ngende kubaha reference, mumenye ibyanyu kugira ngo mugende mubishakishe kandi muzabibona. Niko Bibiliya ivuga ngo nimushake muzabona. Haleluya. Turi kuri iyi mpano yo kuvuga indimi, niyo nashatse ko uyu munsi tuvugaho. Hari ukuntu abantu babigiraho confusion. Bamwe bakavuga ngo byari ibya kera, abandi bakavuga ngo byarangiranye n'icyo gihe, abandi bakavuga ati ni isezerano, ni ibintu bigomba gukomeza kubaho. Mu by'ukuri ukuri ni ukuhe? Ese koko byashiranye n'igihe cy'intumwa? Ariko ibyanditswe ntago byemeranywa n'iyo mitekerereze. Ibyanditswe bivuga ko ari isezerano ryacu n'abandi bose bazizera Umwami Imana, kuko ni impano yaje mu isezerano rishya, izana no kuzura Umwuka Wera. Ntabwo rero iri sezerano ry'intumwa gusa, ahubwo n'abazizera Umwami Imana bose. Yesu nashimwe.
ngira ngo nsa n'usasiye ibi bijyanye n'iyi mpano. Ese koko Bibiliya yo ibivugaho iki? Ese iyi mpano yo kuvuga indimi, reka nse nujya muri detaye. Impano yo kuvuga indimi, hari ukuntu twumva abantu bavuga indimi, bakavuga indimi nshya, bakavuga indimi nshya. Hari igihe umuntu avuga ururimi rushya ukumva ko agiye guhita kwahanura, cyangwa akavuga ururimi rushya ntahanure, ukibaza impamvu hadahise kuhakurikiraho ubuhanuzi. Bibiliya itwereka neza ko indimi nshya, iyi mpano yo kuvuga indimi, ubundi iyi mpano yo kuvuga indimi ni ubushobozi umuntu, ni ubushobozi bw'indengakamere, supernatural. Ni ubushobozi bw'indengakamere umuntu ahabwa, bugatuma abasha kuvuga ururimi atigeze yumva, atigeze yiga, akaruvuga, kandi urwo rurimi rukaba ari ururimi rusobanutse neza. Ni imbaraga umuntu ahabwa n'Umwuka Wera, agahabwa ubushobozi bwo kuvuga ururimi atigeze yiga mu ishuri, cyangwa atigeze aba ahantu abantu baruvuga, cyangwa undi muntu wese wo ku isi atigeze yumva urwo rurimi, cyangwa umuntu atabasha no gusobanura urwo rurimi. Nicyo impano yo kuvuga indimi ivuga. Hariho amoko atatu y'indimi. Ubwoko bwa mbere bw'indimi ni indimi z'abantu. Hari umuntu ahabwa impano yo kuvuga indimi z'abantu. Umuntu akaba ashobora kujya mu gihugu cya kure, wagerayo wasenga kubw'Umwuka Wera ugatangira kuvuga ururimi rwaho, nubwo wowe utarwumva ntunasobanura, ariko wajya mu mwuka ukavuga ururimi, abantu baho bakumva urwo rurimi ari urw'iwabo, bakumva ibyo uri kuvuga mu buryo bw'ubutumwa bwiza. Cyane cyane izi mpano zo kuvuga izi ndimi z'abantu, Kristo azitanga ashaka kugira ngo afashe mu buryo bw'ivugabutumwa umuntu abwiriza abantu muri urwo rurimi rwabo, nubwo we atarwumva, ariko akajya mu mwuka agatanga mesaje ivuye mu ijuru, akayivuga muri urwo rurimi, ba nyirarwo bo bakabyumva. Iki ngiki rero nicyo cyabaye ku munsi wa Pentekote. Usoma Ibyakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 11. Ibi niyo byabaye ku munsi wa Pentekote. Ba Petero n'izindi ntumwa bari mu cyumba cyo hejuru, bakimara guhabwa iyi mpano yo kuvuga indimi, bavuze indimi nubwo bo batazumvaga, ariko abantu bari aho hantu bari baje i Yerusalemu, ubo ngo bakumva intumwa zirimo ziratanga ubutumwa mu ndimi z'iwabo, kandi bakumva abo bantu batarigeze babana nabo. Noneho ngo hari hateraniye abantu bavuga indimi nyinshi zitandukanye, ariko intumwa zuzuye Umwuka Wera ziri kuvuga mu ndimi, ngo noneho ngo buri muntu akumva bari kuvuga ururimi rw'iwabo. Urumva uwo mwuka yabahaye kuvuga indimi, ariko indimi zitamenyekana, bo batumva, ariko abo bazibwira bakazumva. Ubwo ni ubwoko bumwe. Hari n'abantu twagiye dusengana cyangwa tukumva ubuhamya bwabo, bagiye baba mu bihugu byo hanze, akakubwira uburyo yasenze, yasenga akuzura Umwuka Wera akavuga indimi. Noneho umuntu akaza kumubwira ngo igihe wari uri mu mwuka wavuze ABCD, ibi bintu byose wavuze ni ibyanjye nabyumvisha. Akamusobanurira ibyo yavuze, akamubwira ati sinari mbizi, sinzi n'ururimi rw'iwanyu, ariko urwo rurimi njye nasengaga gusa. Akamubwira ati no, ururimi wavugaga ni urw'iwacu ku ivuko mu cyaro iyi ngiyi. Nkanjye ahantu mfite izindi ndimi ngewe nzi z'iwacu, ariko ushobora gusanga nk'umuzungu wo muri Amerika avuze ururimi agahanura, akavuga mu rurimi rw'iwacu gakondo, akampa mesaje ngewe nkayumva, bidasabye ko habaho interpretation, agahita akabivuga.
ari ukumva nk'umuntu wo muri Amerika kuza kumenya ururimi rw'iwacu muri gakondo ni ikibazo. Ugasanga nk'umuzungu wo muri Amerika cyangwa nk'umushinwa ukumva arimo yuzuye umwuka wera akavuga mu kinyarwanda, akavuga ikinyarwanda neza neza ku buryo utanamubaza n'ibyo yavugaga. Izi rero nizo intumwa zahawe ku munsi wa Pentekote, kuko bari bafite umurimo ukomeye uwo munsi bagombaga kubwiriza, kuko Imana yari yateguye ko itorero rya mbere rigomba kuba launched kuri uwo munsi, kugira ngo Imana ishyigikire uwo murimo wo kubyara iryo torero ryari rigiye gutangira uwo munsi. Abantu 3,000 bihannye bari benshi, iryo torero ryatangiranye imbaraga cyane. Kubera impamvu z'ivugabutumwa, Imana ishobora kuzuza umuntu umwuka wera ikamuha kuvuga indimi z'abantu muri papasi y'ubutumwa bwiza. Izo ni ubwoko bwa mbere bw'indimi. Indimi za kabiri ni indimi zitamenyekana. Ni indimi bivugwa ko ari indimi zo mu ijuru. Umuntu akuzura umwuka wera akavuga ururimi rushya, ariko nta muntu wo ku isi ushobora kumenya urwo rurimi. Bibiliya ikavuga ngo aba ari kuvuga mu bwiru aganira n'Imana. Izi ndimi rero zimeze gutya umuntu azihabwa kugira ngo zijye zimufasha gusenga we wenyine ku giti cye. N'indimi ngo zikubaka wowe uzivuga, zikakubaka ukajya mu rurimi ukaruvuga, uko usenga uvuga muri izo ndimi, ngo Imana yo ubwayo iba yumva ibyo usenga. Ngo kandi muri icyo gihe haba habayeho gushifitinga. Wowe ntabwo aba ari wowe usenga, ahubwo umwuka wera uri muri wowe umenya ibikwiriye, umenya byose. We arashifitinga agafata wowe agasenga mu mwanya wawe, noneho akexpressinga imbere y'Imana ibyo ukeneye byose. N'izandi mushobora kuvuga urwaye, haleluya, umuriro w'umwuka wera kubera izo mbaraga, kuko ngo ni mystery, ni amabanga akomeye y'ubumana uba uri gukoreramo, indwara igakira, indwara igakira. Ukakora intercession ku buryo umusozi urituka, wowe utazi aho byabereye, kuko aho hantu ngo uri gukora, uri kooperatingira mu kirere kindi, ufitanye connection idasanzwe n'Imana. Ngo n'indimi ziduhuza n'Imana zikaduha gukora worship y'ukuri, kuko wowe ubwenge bwawe n'imitekerereze yawe na emotion zawe biba byavuyeho, uri kooperatingira mu kirere cyo kusabana n'Imana mu buryo bwuzuye, n'indimi zo mu ijuru. Izi ndimi rero umuntu azihabwa kugira ngo ajye akore intercession, asenge ibintu bikoreke, afitanye ubumwe budasanzwe n'Imana. Izi ni indimi zifasha umuntu gusenga. Izi ntabwo uzajya kumva umuntu ahanuye, no. Ni indimi ubundi zitari zikwiye kuvugirwa mu materaniro ahantu hateraniye abantu benshi, no. Ni indimi z'umuntu Imana imuha ku giti cye kugira ngo imwubake, imweze. Ni indimi zishobora gukorerwamo ibintu byinshi bitandukanye mu buryo bwo mu mwuka, kuko ni indimi ziguhuza n'Imana mu buryo budasanzwe. Abantu muzifite muzikoreshe neza. Ni indimi zikoreshwa ahantu ho gusenga, mu mwanya wanyu murimo musenga mwenyine, mwasabanye n'Imana, mwafashe ibihe muri kumwe n'Imana, mujye muzivuga. Nimushaka muzivuge kuva mu gitondo kugera nimugoroba, muri gukora ibintu bidasanzwe. N'izandi mushobora kuvuga ugakira, n'izandi mushobora kuvuga kamere yanze ikagenda burundu, n'izandi ushobora gusengamo ibitangaza bigakoreka mu ruhande rwawe,
ukaba umuntu wuzuye, ukaba umuntu ukomeye, ukaba umuntu uhawe izindi mbaraga, uhawe andi mavuta, kugira ngo mu murimo ukorera Imana ube uri umuntu uri ekipe, uri equipped neza cyane. Izi ndimi niko kamaro kazo, ntabwo ari iz'ubuhanuzi, ni iza intercession, edification, zikomeza umuntu w'Imana kugira ngo abashe kuzuza papasi Imana yamugeneye. Imana yacu ibaha umugisha. Reka twihute cyane. Ibi ngibi kugira ngo byumve neza, genda usome igitabo cya mbere, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ibice 14 umurongo wa 2. Barazivuga izi ndimi, izi zitamenyekana, indimi zo mu ijuru. Indimi za gatatu, abantu bahabwa impano yo kuvuga indimi, ni indimi za gihanuzi, ziri prophetique. Izi rero abantu iyo abahawe impano yo kuvuga izi ndimi za gihanuzi, ni indimi uvuga ariko zibasha gusobanurwa. Imana ukazivuga, Imana ikaguha na interpretation yazo, ikaguha kuzisobanura. Nibwo uzumva umuntu yuzuye umwuka wera agahanura, yarangiza akavuga indimi, yarangiza akanazisobanura, akavuga icyo Imana imubwiye. Cyangwa ukazivuga undi muntu mu iteraniro ufite impano yo gusobanura indimi, we ukazivuga, we akagenda azisobanura avuga ngo mwumve uko Uwiteka avuze, akagenda azisobanura. Kuko ni indimi Imana iha abantu kugira ngo zungure itorero. Ni impano y'ubuhanuzi iyo ngiyo irimo, ni indimi zisobanurwa, they are prophetic tongues, ni indimi za gihanuzi, ni indimi zishinzwe gukuza itorero, ni indimi zigirira akamaro itorero, ni indimi z'abahanuzi. Izo nizo ndimi rero umuntu azavuga agahanura. Ngira ngo turacyari kumwe, murakurikiye neza. Hari ibintu muri busobanukirwe, hari ibintu iyi video uyirebe, uyirangize, utega amatwi wumve. Hari ibintu twigisha hano ushobora kumva ukumva n'ubwa mbere wumvishe, ukumva hari ikintu wungutse. Rero mujye mukurikira kugira ngo muyirangize, then nyuma mutubwire muri comment ko hari ikintu mwakuyemo. Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza. Ayo niyo moko atatu y'indimi abantu bavuga. Wibuke gukanda subscribe, wibuke gusharinga ibi bintu n'abandi babisobanukirwe, babimenye, kuko twarahamagawe ngo twamamaze ubwiru bw'ubwami, ubwoko bw'Imana bukure bubashe gukora ibikwiriye byose kugira ngo itorero rya Kristo rikomeze ryaguke. Imana yacu ibaho umugisha. Izi ndimi z'ubuhanuzi rero ushaka kumenya gusoma neza, soma igitabo cya mbere, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ibice 14, usoma umurongo wa 5, usoma umurongo wa 27, ugeze ku murongo wa 28. Urabona koko izi ndimi ko zitandukanye. Urumva ko hariho amoko atatu y'indimi. Imana yacu ibaho umugisha. Twihute cyane. Ese ni iyihe impamvu, intego yo kuvuga ururimi rushya ni iyihe? Twabonye ko hari indimi abantu bavuga kugira ngo zibubake. Indimi zidufasha mu gusenga na intercession. Indimi abantu bazikoresha baramya Imana, bashima, bahimbaza no gusabana n'Imana muri make. Usome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 10 umurongo wa 46. Mu kuramya no guhimbaza zonyine Imana ikaziguhera kugira ngo ujye uyiramya unayihimbaze. Impamvu ya 4 ni guhabwa ubuhanuzi, indimi za gihanuzi, kugira ngo wubake itorero rya Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'ab'Ikorinto 14 umurongo wa 5. Aha ngaho ni bisanga. Noneho indi ntego ya 5 ni umukubwiriza ubutumwa bwiza.
nk'uko byabaye ku munsi wa Pentekote. Yes, bazihawe kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza. Urumva, kubaka umuntu, kwiyubaka wowe ubwawe, gusenga no na intercession, kuramya no guhimbaza mu gusabana n'Imana. Urumva, aho hose izo ndimi zirakora, mu buhanuzi no mu ivugabutumwa. Urumva, ni ibintu bitanu izi ndimi zishobora kugufashamo, zifite akamaro kanini. Iyi mpano yo kuvuga indimi nk'uko twabitangiye ko ni impano idasanzwe yaje ku munsi wa Pentekote. Dukomeze. None se umuntu, tuvuge gake ku mubatizo wo mu mwuka wera n'indimi. Murabizi ko Kristo ubwe, Yohana yarahanuye aravuga ngo ngende babatirisha amazi, ariko umuntu uza hanyuma yanjye azababatirisha umwuka n'umuriro. Niko Bibiliya itubwira. Njyewe ndababatiza mbabatirisha amazi, ariko umuntu uza hanyuma yanjye azababatirisha umwuka n'umuriro. Icyo gihe Yohana yavugaga Yesu. Uyu mubatizo rero wo mu mwuka wera wagaragaye ku munsi wa Pentekote, niho watangiye. Abantu ba mbere nibwo babatijwe mu mwuka wera, bavuga indimi nshya. Bigaragara kuko uwo mubatizo abantu batangiye kubatizwa. Noneho mu by'ukuri uyu mubatizo waraje, nta nubwo ugomba gusubirayo. Mugende mubatizwe mu mwuka wera mu izina rya Yesu. Ese umuntu abatizwa kugira ngo Imana iguhe iyi mpano yo kubatizwa mu mwuka wera ukavuga ku rurimi rushya, bisaba iki? Ngiye kubabwira utuntu dutandatu. Bisaba ko umuntu avuka ubwa kabiri, agakizwa, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ikintu cya kabiri, umuntu akagira inyota ukagira inyota, ukumva unyotewe guhabwa impano z'umwuka wera. Yes, umwuka wera ntabwo yakubatiza udafite inyota. Ugomba kugira inyota, ukumva unyotewe, ukanyoterwa, ukumva unyotewe no kumva wabatizwa, ukumva ushaka kubatizwa, ukumva nawe ugomba guhabwa iyi mpano, ukumva urabishaka cyane, ukabikunda. Yego, usoma Abakorinto ba mbere ibice 14 umurongo wa mbere, ukumva ufite inyota, ukumva ufite icyaka nk'uko imparaka zishaka amazi, ukavuga ati niko umutima wanjye ukunyoteye mwami, ukagira iyo nyota. Noneho icya gatatu, ukabisaba kandi ufite kwizera ko Imana ibasha kubiguha. Kuko Bibiliya iravuga ngo ese Imana izabura kuha abantu umwuka wera bamushakanye umwete? Soma Luka 11 umurongo wa 13. Ese Imana izabura guha abantu umwuka wera abantu bamumusabye? Biravuze ko Imana itazabura kubikora. Bisaba gushakana ukwizera ko Imana ibasha kubikora. Icya kane, we fungura umutima wawe, nta bwoba, nta gutekereza ibindi, gukingura umutima ugahora iteka witeguye kwakira. Icya gatanu, gira ibihe byo kuba mu masengesho. Ni ukuri, gira igihe gihagije cyo kuba mu masengesho, usenga Imana. Gira igihe gihagije cyo gusenga, nturambirwe, ntucike intege,
iyo ubaye mu bihe byo gusenga ukabaho uri umuntu uri mu mavuta yo gusenga, amavuta yo gusenga niyo yonyine ashobora kukwinjiza mu busabane n'Imana, umwuka wera akamanuka akakubatiza. Imana ishimwe. Umwuka wera ni mwiza kuwubatizwamo. Iyaba Imana yarafashe umwuka wera ikawushyira mu biganza by'abantu kugira ngo abe ari bo bawubatiza, bari kujya bawubatizamo bene wabo. Cyane cyane ko mujya mubona ko hari ibindi bintu abantu bafiteho ububasha babiha inshuti zabo na bene wabo n'ababahaye amafaranga. Ariko umwuka wera, Imana yarize ukuntu ari mwiza ko abantu bashobora kubigura. Imana iravuga ngo umwuka wera ni njyewe uzajya ushyira ku munzani nasesinge mubatize mu bantu. Imana ishimwe ko yafashe umwuka wera ikawibikaho, akaba ariyo yonyine ibibatiriza mu bantu. Iyo iwuha abantu hari abo utari kugeraho kandi bari bawukwiriye. Imana yacu ni ishimwe. Imana ishimwe ko yafashe icy'agaciro ikagifata mu kuboko, ikidafite agaciro yagishyize mu biganza by'abantu, ariko igifite agaciro Imana yagishyize mu biganza byayo kugira ngo abantu bayo ijye ibahereza. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe, yagize neza. Ni Imana yonyine izakwibatiriza. Reka mbabwire, mu gihe cy'intumwa kuzura umwuka wera byasabaga ko umuntu akurambikaho ibiganza. Abantu bakarambikwaho ibiganza bagahabwa impano z'umwuka wera kubera ko intumwa zabarambitseho ibiganza. Intumwa zimaze kugenda, zimaze gupfa zigashira, ibintu byo kurambikaho ibiganza birangira ku buryo umuntu atakurambikaho ibiganza ngo ube umuhanuzi, ku buryo umuntu atakurambikaho ibiganza ngo ugire iyerekwa. Oya. Abantu rero kubera iyo periyode bagize ngo umwuka wera yaragiye, abantu badashobora kongera kuzura umwuka wera, bavuga ngo byarangiranye n'intumwa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu ntabwo byarangiranye n'igihe cy'intumwa, kuko Imana yo ubwayo, kugira ngo abantu batagira ngo byarangiranye n'intumwa, Imana yo ubwayo umwuka wera ashobora kugenderera ubwoko, akagenderera eglise runaka, akagenderera abantu runaka bashyize umutima hamwe, bafite ibyiringiro, bafite kwizera, bashaka Imana. Umwuka wera wenyine azi kureba aho bari akagenda akababatiza, bitabaye ngombwa ko umuntu akurambikaho ikiganza. Oya, ni Kristo ubatiza mu mwuka wera. Imana yacu ni ishimwe. Reka mbabwire ikintu cyavuguruje ko bitagendanye n'intumwa. Mu gihe Petero yagiye kwa Koroneliyo kubwiriza ubutumwa bwiza, Bibiliya iratubwira ngo hongeye kubaho ibintu bimeze nk'ibyabaye ku munsi wa Pentekote. Abanyamahanga, abo ngabo bari abanyamahanga, nta nubwo bari abayuda, ngo umwuka wera, buzura umwuka wera, bavuga indimi nshya, barahanura. Ngo kandi ngo Petero ngo yari agiteruye Bibiliya arimo avuga amagambo y'Imana, arimo abwiriza. Ngo arimo abwiriza, ngo abanyamahanga bari aho bateraniye kwa Koroneliyo ngo buzura umwuka wera. Petero nta muntu yarambitseho ikiganza, nta n'uwo yasengeye, ngo we yarabwirije gusa. Akibwiriza batangira kuzura umwuka wera. Umwuka wera wenyine yari yimanukiye yibatiriza. Byerekana ko n'uyu munsi abizeye bafite imitima yagutse ifungutse, umwuka wera aracyabatiza. Si ngombwa ngo bakurambitseho ibiganza, no, si ngombwa ngo bagusize amavuta. Oya, umwuka wera wenyine afite ubushobozi bwo kuza akagenderera abantu. Ntabwo umwuka wera yigeze aba limite, ntabwo umwuka wera yakoranaga n'intumwa gusa, ntabwo yari azingiye ku ntumwa. Uko no gufata Imana ukayiha imipaka. Umwuka wera arahagije, ntahatagera, nta n'umupaka afite. Akorera igihe ashakiye mu buryo bwe. Iyo yakubengutswe akagushima arakubatiza. Rero iyo mpano iracyakomeje n'uyu munsi. Abantu kandi mu isi y'abakristo baracyakomeza gutanga ubuhamya ko umwuka wera yabajeho bakabatizwa. Imana yacu ni ishimwe. Rero kubera ukuntu ibi bintu biri oji, ni originale, ikizakubwira ikintu gitari pirate, kiri originale,
ikintu cya originale abantu bose baba bagishaka kandi kukibona biba bihenze. Niyo mpamvu iyo ikintu kiri oji uzasanga ahantu henshi hari pirate nyinshi cyane, kuko baba bashaka kwigana icyo kintu. Umunsi umwe ngo intumwa zanyuze ahantu zikora ibitangaza zisengera abantu buzura umwuka wera. Ngo hariho umupfumu witwaga Simoni, ngo nawe ngo arapfukama, ngo aravuga ati reka nihane, ahari iyi mpano ushobora kuyibona nkazajya nyirisha. Ngo ariko kubera ko umwuka wera yabonaga ko atakijijwe neza, ntabwo umwuka wera yamujeho. Ngo abonye bidakunda, ngo yihererana intumwa, ngo arazibwira ngo ariko se ngo wabaha kashi nanjye ntimwampa kuri iyi mpano. Ngo baramubwira ngo impano y'Imana ntigurwa amafaranga, pfana ifeza zawe. Urumva rero ikintu cya oje abantu bashobora no gukora uko bashoboye kugira ngo bakigure, bashake kukigura, ariko kino kintu nta handi kigurirwa, ni ku Mana. Ni nayo mpamvu ubona abantu, kubera ko kwakira ibi bintu bigoye no kubibona, bisaba ko umwuka wera akubenguka akabiguha. Niyo mpamvu abantu bajya no kubigura, bakiga kwivugisha indimi, bagashaka kuzipirata. Yes, indimi z'ukuri zirahari, umwuka wera w'ukuri arahari, ariko n'ibipirate nabyo byabaye byinshi. Umuntu wuzuye umwuka wera wa oji uvuye mu ijuru, iyo umuntu avuze indimi zitari iz'Imana abasha kuzumva. Ntabwo ushobora kumbeshya ngo uvuze indimi zo mu ijuru ngo nanigwe kuzitandukanya n'indimi za pirate, iz'abantu bihangishaho. Umwuka wera arasensinga, ngahita ko numva ko izo ndimi uri kuvuga atari ururimi rwo mu ijuru, atari indimi z'umwuka wera. Kandi abantu bose bafite umwuka wera bahita ko bamenya ko izo ndimi zivuzwaho zitari iz'Imana. Mumbwire muri komenti, abanyamwuka tubana hano cyangwa bankurikiye bavuge muri komenti. Nta umuntu wese ufite umwuka w'Imana afite ubushobozi bwo gusesinga agahita ko yumva ko ururimi ruvuzwe rutari urw'ijuru. Iyo ari urw'ijuru uhita ko wumva konegisiyo yarwo rufatanye n'urwawe, umwuka wawe ahita akabikurura ugahita kubimenya. Imana yacu ntihabwe icyubahiro, ariko tubifurije kubatizwa mu mbaraga z'umwuka wera, kuko Kristo aracyabatiza abantu be. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ni ukuri numvaga ashaka ko tuganira ku mpano yo kuvuga indimi z'umwuka wera, kugira ngo abantu mubisobanukirwe. Ibyiza rero byo kuvuga mu ndimi nshya, kuvuga mu ndimi nshya, umwuka wera arakwimpawaringa, aguha imbaraga, ugakomera mu buryo bwo mu mwuka, ku buryo umuntu adashobora kumenya ikikurimo, ariko umwuka wera aba yaragukomeje. Uzahabwa imbaraga, ugahabwa imbaraga zo guhamya, ugahabwa imbaraga zo kwera imbuto zikwiriye abihannye, ugahabwa imbaraga mu buryo bwose bwo mu mwuka bwo kugendana n'Imana, ugasanga umuntu w'Imana arakomeye. Ibi biguha kwinjiranamo n'Imana mu buryo budasanzwe. Kuvuga indimi bikwegereza kubana n'Imana mu buryo budasanzwe. Mu bihe by'ibigeragezo biguha imbaraga zo kwinjirayo ugakomererayo, Imana ikazabigukuramo wakomeye. Ako ni akamaro ko kuvuga indimi. Imana iguheramo ihishurirwa ridasanzwe no kumenya ukubakika mu buryo budasanzwe, mu buryo bwo mu mwuka. Soma Yuda 1:20, urabyumva neza. Imana ikakubikamo, Imana iguhindura ikigega cy'imbaraga z'umwuka wera iyo ubana n'Imana muri ubwo buryo. Bene data, mwifuze kubatizwa mu mwuka wera, mwifuze kuba mu mavuta y'umwuka wera. Imana y'amahoro ibibahe. Haleluya.
Yesu wanjye abibahe, mube ku gicaniro, mube mu bihe byiza. Hari igihe kizagera tugatanga ubuhamya, tukazana abantu b'Imana batanga ubuhamya uburyo bagiye babatizwa mu mwuka wera, aho bari bari, ibihe bari barimo, bakabaganirira. Turabibemereye, tuzabashaka abantu b'Imana babahe ikiganiro ku mwuka wera no kubatizwa mu mwuka wera. Ahari bizatuma abantu bongera kweguka bagashakisha, ariko ibi bintu birashoboka. Ni ukuri turabifuriza kubatizwa mu mwuka wera. Ndimo ndabategurira ikiganiro cy'ibintu 4 biranga umwuka wera, aho Bibiliya ivuga ko umwuka wera agereranywa n'iki. Noneho tubihuze n'ubuzima tubayemo bwa gikristo. Turimo turabategurira ikiganiro ku mwuka wera, noneho uko agereranywa, noneho tubizane mu buryo bwo mu mwuka. Ibyo bintu bisobanuye iki? Kugira ngo ibi bintu tujye tubibamo. Nababwiye ko nshaka ko twiga kugira ngo dukure. Imana y'amahoro ibeze, tubifurije umugisha. Reka dusenge. Mwami Yesu, dukinguye imitima yacu, turakwizeye, turabizi kukikora, turabizi ko umuriro w'umwuka wera utazimye, turabizi ko imbaraga z'umwuka